kuvuga ngo izi ndota 9 cyangwa inzozi 9 imwe muri yo yerekana ko uri umuhanuzi cyangwa uri umubwiriza cyangwa uzaba pastor cyangwa apotre. Ubwo ni impano za Mwuka Wera. Ukarota ukabona kimwe muri izo nzozi, ufite impano. Yego. Kurota wakira ikoti cyangwa ikanzu nshya ndende. Ikanzu isobanura nako ikoti rirerire isobanura umwuka w'umuhamagaro wo gukorera Imana. Noneho ikanzu ndende isobanura identity, isobanura who you were, uriwe kandi ugiye kuzabaho. Muri make hari uriwe ariko urisuzugura. Ntabwo wemera ko Imana yagukoresha, ntiwemera ko ufite ubwo bushobozi, ariko mugiye gukoresha. Cyambere kurota ikoti rinini ryiza muribona rikuzaho cyangwa ikanzu. Ntabwo ndi butinde. Umuntu warose baguha ikoti rirerire, yego, ufite umuhamagaro w'ivuga butumwa muri wowe. Kurota baguha ikanzu bivuze ngo ni hari uriwe ariko utemera kuri we. Aho turi umuntu uti oya na ndose birasohora ati cyo ntigije kiraba. Kabiri, kurota uhabwa ifunguzo, igitabo na Bibiliya. Imfunguzo, igitabo na Bibiliya. Yego. No kuvuga ngo imfunguzo ni access and authority. Access kugira guteza ubundi. Ubwo ni no guhabwa uburenganzira. Uburenganzira bw'ikintu. Yego. Ni imbaraga zacyo. Ubwo no guhabwa uburenganzira ku mbaraga. Ubwo ni izo ni imfunguzo. Yego. Access to authority and authority. Ikindi Bibiliya nuvuga ngo ugiye kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana. Urose umuntu ayiguha. Yego. Kandi abantu bagukurikire. Kurota uhabwa igitabo ni impano y'ubwenge. Ugiye kugira amagambo y'ubwenge, kuvuga ibintu abantu bakakumva kandi bakumva vuba. Muri make ibyo nubwo birota we ntiwemera ko bikurimo. Ntabwo wemera yuko Imana ariko kubirose biriwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa bya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro, ururiwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom. Gusuje nkwifurije kugira ibihe byiza uherereye hose udukurikiye. Ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Nguhaye ikaze mu biganiro byacu nk'uko musanzwe mubimenyereye. Abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, mwumve ikaze. Imana ibahe umugisha cyane. Turakomeje kandi tuguwe neza, turashima Imana. Twizere ko namwe aho muri ibihe byanyu biri kugenda neza. Amazina ni Jay, turagarutse muri bya biganiro byacu nk'uko mubimenyereye. Turacyashima Imana ko turi kumwe na Mushumba waramutse neza. Ni amahoro? Ya, ni amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose. Nkomeza kubwira abantu ngo gira ushimisha, gira ugirira neza. Komeza igikorwa, burya kugira neza bijya bihindukira buri muntu akagubwa neza.
kandi ibyo dukora abayobozi bacu barabishima bakanabinezererwa. Imana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Tudatinze rero uyu munsi isomo ry'uyu munsi. Uyu munsi ndaza mu nzozi. Ni inzozi urota, mu kirundi byita indoto 9 zerekana ko ufite impano z'Imana. None se impano nizo bajya bita itaranto? Bayita itaranto, andi bakita karama mu Giswahili, ariko iyi ni impano y'Umwuka Wera. Yego. Gift of the Holy Spirit. Impano y'Imana. Ni inzozi cyangwa indoto imwe muri izi 9. Ubyangu byemero bikunde n'ubishake, ufite impano y'Imana, kwigisha, guhanura, kurondora. Haha iyo dusoma bikora n'igice cya mbere, mwaha dusomye bitabago dusomere abiko n'igice cya mbere. Abakorino igice cya mbere umurongo w'ice 12. Abakorino ba mbere igice cya 12. Igice cya 12 umurongo wa mbere. Igice cya umurongo wa 7. Umurongo wa 7 haragera hati umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umuntu agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bagire gute? Bafashwe. Kuvuga ngo izi ndoto 9 cyangwa inzozi 9 imwe muri yo yerekana ko uri umuhanuzi cyangwa uri umubwiriza cyangwa uzaba pastor cyangwa apotre. Ubwo ni impano za Mwuka Wera. Ukarota ukabona kimwe muri izo nzozi, ufite impano. Yego. Kurota wakira ikoti cyangwa ikanzu nshya ndende. Ikanzu isobanura nako ikoti rirerire isobanura umwuka w'umuhamagaro wo gukorera Imana. Noneho ikanzu ndende isobanura identity, isobanura who you were, uriwe kandi ugiye kuzabawe. Muri make hari uriwe ari kurisuzugura. Ntabwo wemera ko Imana yagukoresha, ntiwemera ko ufite ubwo bushobozi, ariko mugiye gukoresha. Cyambere kurota ikoti rinini ryiza muribona ari kuzaho cyangwa ikanzu. Ntabwo ndi butinde. Umuntu warose baguha ikoti rirerire, yego, ufite umuhamagaro w'ivuga butumwa muri wowe. Kurota baguha ikanzu bivuze ngo ni hari uriwe ariko utemera kuri we. Aho turi umuntu siyo yati na ndose birasohora ati cyo ntigije kiraba. Kabiri, kurota uhabwa ifunguzo, igitabo na Bibiliya. Imfunguzo, igitabo na Bibiliya. Yego. No kuvuga ngo imfunguzo ni access and authority. Access kugira guteza ubundi. Ubwo ni no guhabwa uburenganzira. Uburenganzira bw'ikintu. Yego. Ni imbaraga zacyo. Ubwo no guhabwa uburenganzira ku mbaraga. Ubwo ni izo ni imfunguzo. Yego. Access to authority and authority. Ikindi Bibiliya nuvuga ngo ugiye kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana. Rose umunayiguha. Yego. Kandi abantu bagukurikire. Kurota uhabwa igitabo ni impano y'ubwenge. Ugiye kugira amagambo y'ubwenge, kuvuga ibintu abantu bakakumva kandi bakumva vuba. Muri make ibyo nubwo birota we ntiwemera ko bikurimo. Ntabwo wemera yuko Imana ariko kubirose biri iwawe. Ubyangu byemere biri iwawe. Amina. Nukuvuga ngo Imana irakwereka ko
uri umuhanuzi yizeye kuko yaguhaye Bibiliya. yego ushobora kuyihabwa n'umupasiteri, ushobora kuyihabwa n'umuntu wari wese. si ngombwa ngo uvuge ngo Imana yampaye Bibiliya, kuko Imana ntabwo wayibona. ibyo kumubwira ngo wabonye Yezu aguhaye Bibiliya nabwo aho urancuritse, yego kuko ntawe uzishora Yezu uwo ari we. nawe yani iyo umwongereza ntabwo ari Yesu. n'iriya tubona amashusho ya Bikira Mariya ntabwo iwe, ni imagination y'ibintu runaka. so rero imfunguruzo ni access and authority. Bibiliya n'ibitabo ni urugero Imana ikwereka ko uri umuhanuzi wayo yizeye mu gihe kizaza. ishobora kugukoresha, ahubwo yaratangiye no kutabizi. urarota bigasohora, ubwira umuntu bikaba, ibyo utekereza bikaba byose uyu. icya kane ni ukubona uhagaze uri imbere y'abantu, uri mu mbwirwaruhame, baguteze amatwi, batuje, bakumva. ibi mbigarukemo, iri yerekwa n'iyi nzozi, nutaba umuhanuzi uzaba uri pasiteri, uzaba uri apotere, uzaba uri uhagarariye abantu b'Imana hano ku isi. kuko wavuze barakumva, uravuga bagucira bugufi, ntawateye hejuru, bose barakumva. ikindi, kurota uyoboye abantu. yego hari uko uri mu mbwirwaruhame, kurota uyoboye nk'abantu mu bintu runaka, bayoboye mu nama se, bari imbere mu rugendo bagenda. ravuze ngo ugiye guhabwa impano yo gukurura abantu ku buzima bwawe iminsi yose, no kuba igihangange, no kuba ifitemo leadership, ubuyobozi, no kuba ufitemo itegeko muri wowe, gukemura ibibazo no gukunda abantu b'Imana. icya gatandatu, kurota abantu bagusukaho amavuta. so kuyakumenaho, ni ukugusukaho. kugusukaho amavuta. abenshi bati ntabwo kugusukaho amavuta ni uvuga ngo Imana yakwemeyemo ubuhanuzi, ubukwigisha, ubwenge n'ubuhanga no kuvuga mu ndimi. muri make muri wo harimo impano izi eshanu, nubwo mwakeneye imwe gusa. icya karindwi, amatwi yo kumva ijwi ry'Imana. yego Samweli yari umwana, ariko yumva ijwi. uwari umureraga wari ushaje kubera by'abahungu be ntiyumva ijwi. kumva ijwi ry'Imana ari kubwira, haba mu nzozi, haba ari ku manywa. menya ngo Imana iguhamagariye umurimo w'ubwenge. yego utazagurika, utajahagurika, udasakuza, ariko wibitsemo impano y'ubwenge. kurota wigisha mu ishuri, kwigisha to as a teacher, yego cyangwa upuricinga, uri kubwiriza, uri mu ishuri wigishaga ibyo wigisha, none ugara ubwiriza. ni ukuvuga ngo mu ishuri Imana iguhaye wisdom, ubumenyi, ubwenge and knowledge, n'ubumenyi, ariko mu rusengero uhawe umwuka w'ijambo ry'Imana. yego none abantu bose niko babwiriza. oya, nubwo babwiriza ariko hari ukuntu, hari n'abatazafata no gatuti, ari uwo kubwiriza. inzozi ya cyenda, kurota usengera umuntu kurota usengera umuntu agakira. yeah kumurambikaho ibiganza agakira. bivuze ngo ufite impano yo gukiza indwara. kabiri, ufite umwuka wo gukorana na Kristo, arakuyoboye. gatatu, impano y'ibitangaza muri wowe. kane, yikoreshe ntacyo uza kuba. yego ibi byose ni inzozi zerekana ko uri umukozi w'Imana, hari ibyo Imana yabitse muri wowe.
inzozi zerekana ko hari iby'Imana, impano z'Imana yabitse muri wowe. ni wowe witindije. Kanguka rero ukisuzugura. uwarose imwe muri iyi ntabwo ngo Mana nkoresha ndahari. uwarose ntabwo ati Mana nyigisha ndahari. Ikintu kigora abantu Jerry nanjye cyambayeho ni ukugira ngo mu bana bazakwemere ko Imana yaguhaye impano. None se na Yesu ntiyabivuze? Uzi imbaraga bisaba. Nta muhanuzi wemerwa iwabo. Batangira guhitana yo kwigisha, ubundi bakagu imwe bita y'urufunguzo, ubundi ngo ni y'urufunguzo, ati nturenze 10, bakaza ati duha amasaha 2. Biba bisaba ko nubwo uroteza inzozi konvenka abantu. Ariko mushumba, umunsi wa mbere nimba ubyibuka simbizi, wagiye imbere y'abantu ugiye kubwiriza, urabyibuka uwo munsi? Wari ufite imyaka cyo umunsi namenya ngo ni tariki ni oya, ko mfite imyaka 20. Baramagana ngo njye imbere kwigisha, bana nabikundaga, sibyo? Ndangije ariko ndatitira, nako byabara. nabonaga abapasiteri, abagabo abanyamwuka bose bagwanza amaso, kera bagiraga amaso atukura. kubera iki? Kurara bataryamye basenga. Yego, umuntu yakureba ukabona n'isombe wariye yayibonye mu nda yawe. Ariko guza abadiyakoni ba kera habaga inama, bakazagenda murunduka mutazi icyo bayivugiyemo. Bagiraga amabanga akomeye. ubwo barabiru, ukumva bagiye gutenga nta makuru mufite, ibintu byose ari amabanga yabo. kuva ngo ubu rwose n'ubu niyo bari mu nama bari hanze tuba dufite imyanzuro kuri WhatsApp. Rero ntibyabagaho dukubita inkuru hanze wongeye kwigisha bwa mbere bampa agatuti nyine ntinyabariye. Ariko ko njye namye mpagarara imbere y'abantu benshi, namye mpagarara imbere y'abantu benshi, haba kubyina, haba mu ntore. Njye na perezida benshi bankoze mu ntoki, ariko burya ibintu byo gutinya ntibirimo. Ariko nkumva afite ubwoba, nigisha gutya baranza. Hangije wane Kristo niwe mpagurukije mpereza, ndasoma ijambo rimwe rivuga ngo mwe munyita ndi. Ko Yesu baje intwata, ariko ubundi abantu banyita ndi. Amwe ngure Eliya, abandi ngure Elisa, abandi ngure umuhanuzi ukomeye. None Yesu arabaza ngo mwebwe ubwanyu munyita ndi. Abari icyo bavuga. Petero bangura Kristo umwana w'Imana. Yesu aramubwira ngo ntago ari amaraso mubikubwiye. Ngenzi tuvuga rero ngo wowe umwita ndi. Mfite intego ivuga ngo hari ahantu wita Kristo bijyanye n'ahakugejeje. Umuntu utarasubizwa asengera banga Imana urampora iki? Ni Imana idasubiza, itinda, irakara. Ubahiriwe ni Imana y'urubyaro. Haleluya, reka nshime. Uburyo mwimye gushima mwashwana. Amwita amazina bitewe naho amugejeje. Uko niko n'ubu bimeze. Ndamubwira nti tubwizanye ukuri, ubundi we Kristo mwita nde? Kandi nta gusimbagurika. Witonze. Sobanura ibyabo, ni wowe umwita nde? Umwana w'Imana ni Yesu kwihoreye, ni Yesu udasubiza, umugabo wapfa kazi, ni se w'imfubyi utazihahira, ubundi umwita nde? Naho umunsi natangiye kubwiriza, kandi yihaniye abantu benshi basanze Yesu bamwitiranya na situwasiyo kandi arenze barimo, kandi arenze ibihurimo. Ibyo atakorera bikoreye abandi, kimwe nuko nigeze gukorera atakoreye abandi. kandi kuba atarabigukorera ntibimukuraho ububasha bwo kuba
ari umugenga we. Umwarimu cy'akantu yari yambwiye ati numara kubwiriza ukabona abantu baragukunze ujye uvuga ngo toka satani ndi umukozi ngo ntababazi ngazi kwigisha ngo impano yaririye toka satani impano iri hano bakugisha utagomba kwigishwa kandi wabwirije yego kandi ntabwirije kubaza ngo ubundi wese wo mwitane bikagucengera Sirasi buriya aravuga cyane baramwumva umubyeyi umupfakazi udafite umugabo udafite icyaha abana wabuze uko abigenza nyinzu yasaze Yesu amwitane umugabo udahaha mwita ngo n'umugabo w'abapfakazi kandi atamuhahiye ariko arabyemera akaba ari asaba ntabwo ugeze aho nshaka kubwira aravuga ngo ariko Yesu ko witwa umugabo w'abapfakazi ko nuzi ndaje ubusa ubundi bikumara iki ukaba bundaje ubwo ni Yesu uraza ubusa iyo utarakomera mu mwuka buri gihe Yesu mwitiranya n'aho ugeze ngo Yesu aragabura we ubwo n'uwabonye ibyarye ariko kabushungwe duturanye hari uwaburaye ariko Yesu mpora iki yego iyi ni situwasiyo abantu benshi babamo ntibayimenye ni ukuvuga ngo bagafata Imana bakayihuza n'igihe barimo yego bakayiririmba uko rero izi nzozi zose nababwiye nk'uko bazikurikiranye imwe muri igaragaza kuri umuhanuzi icya mbere kizakuranga kuri n'umuhanuzi unakomeye ntukunda guca intege abantu bari guca mu bibazo yego ahubwo urabenkariginga tumwe kuhaje basubiza intege mu bugingo urababwira uti birashoboka bizanarangira kandi muhumure umwami abirimo amen we ntagira guca intege ntasenya arubaka oya fati muhumure bizagenda muhumure bizaza muhumure bizakorwa muhumure bizamera kunuku ntabwo ashobora gucika intege Imana ibaha umugisha murakoze cyane imwe muri izi nzozi umuhanuzi haguruka urabagirane ukora ibyawe bwa Yesu Kristo umwami wacu amen.